bano bapasiteri bacu n'abantu biyeguriye Imana bashobora kuba mu by'ukuri batakintu ufite ubwo ntabwo bazagusengera. Yego. Ese koko iyo ni imyitwarire y'umushumba yabo yarayoboye babamwoherereje ubwambure bwabo kubera ko yashaka kubakiza icyaha cy'ubusambanyi cyangwa se bikinisha, bamwoherezaga ayo mafoto wenda avuga ati ndwaye kanseri y'ibere, wenda akamwoherereza akamufotora akamwoherereza ibere rye. Ibyo n'abaganga ni ibintu bisanzwe, n'umuganga ntabwo wajya kwivuza ibere ngo areke kurikoraho kuko ari ikintu ryanyaryo ry'Uwiteka ni muri wowe. None ubwo wewe biriya bintu yego, impamvu tujya mu rusengero, mu nsengero n'ahandi nayikubwiye. Isimara bivuga ngo ayo nyago y'amatindi y'amafaranga mufite shaho mwebwe, yego mwebwe muyakoreshe mushakamo inshuti. Twongeye kubaha ikaze abakurikira Detail TV Rwanda, tubashimira ubufatanye mukomeza kutugaragariza uko bukeye nuko bwije uko iminsi yisunika. Turabashimiye cyane. Abataratangira kudukurikira mujye ku mbuga nkoranyambaga zacu za Detail TV Rwanda, abatarakora subscribe mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo ibintu byacu bigere hirya no hino ku isi. Turi kumwe namwe uyu munsi tuje tugiye kuvuga ku bintu bitandukanye by'amadini n'amatorero muri uru Rwanda, aho dufite umutumirwa muri studio zacu mumenyereye Innocent Dontoli dos Santos Marcial. Tumuhaye ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi tugarutse rero tugiye kureba hagati ibintu bigenda bivugwa ku madini atandukanye, ku bintu abavuga butumwa bagenda bakora, abapadiri bigiye bitandukanye cyane. Ariko uyu munsi nifuje kuganira nawe ngatubwire byinshi bitandukanye kuri ibyo bintu, icyo abyumvaho, icyo abibonaho, ingaruka mbi zibifite muri sosiyete, mu rubyiruko, no mu bantu bakuru muri rusange. Ese muri iyi sosiyete yacu ibyo bintu bimeze bite? Biri gutanga irihe somo? Biri kuzana imico mibi yihe? Ibyo nibyo tugiye kugendaho uyu munsi. Nkaba nifuje gutangira mubaza ngo nimba yemera ibintu by'amadini, agira imyemerere nawe mu bintu by'amatorero. Reka ntangire nanjye nsuhuza abakunzi ba Detail TV Rwanda aho baherereye aho mu mpande zitandukanye. Ni abashuti bacu basanzwe badukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndizera ko bameze neza, ariko nabo bitameze neza nabo bihangane, igihe cyabo kizagerwaho nabo bamere neza cyane. Niko isi iteye, niko isi yubatse, nta bundi buryo nyine. Ariko turagomeza tubasabire kandi tubatera ingabo mu bitugu, twese dufatanyije ibintu bizagenda neza. So ikintu rero mwarimo muvuga cyane cyerekeranye n'amadini bisa nkaho muri kino gihe cyane cyane byafashe intera mu Rwanda. Yego. Aho ubona ko amadini rwose ubona ko harimo icyuho gikomeye cyane cyane. Wenda nimba navuga ko abayobozi b'ayo madini, abapasiteri, abihaye Imana, biyeguriye Imana muri rusange, ubona ko rwose mu by'ukuri barimo bagaragarwaho n'imico itandukanye ubona atari myiza. Ibyo mvuga ko bishobora kuba binafite uruhare rukomeye cyane kuba leta y'u Rwanda yarahagurukiye ayo madini muri rusange. Yego. Kuri icyo kintu se urabona hamaze iminsi havuga inkuru zitandukanye, aho Bishop Jean Bosco we n'umugore wiwe bavuga yuko bariganyije umuntu, ari ubwambuzi bakoze, ngo umuntu yabahaye amafaranga ngo nimba bari kumusengera ntago nzi neza, ngo hari ibyo azabona ntiyabibona, noneho bamukangisha n'ibintu by'amashusho. Icyo ni ikintu kimwe gihari watubwira tukamenya uko biteye. Iyo urebye neza, njye nakurikiranye n'urubanza rwe ukuntu rurimo rugenda, ndi mu bantu bashobora kuba barakurikirana cyane. Yego. Ariko mu by'ukuri urabona ko siwe wenyine, navuga ko atari Bishop Bosco wenyine wafunzwe. Nta n'ikintu bihambaye twamuvugaho, turavuga muri rusange kuko aracyari mu manza, aracyakurikiranweho, ntago aramara gukatirwa cyangwa se ngo akemezwe ibyo byaha byemezwe, nibyo bakimukekaho.
yego ariko turavuga muri rusange uko urubanza rwe rurimo rugenda muri rusange, ariko nari mbivuze ntabwo ari we wenyine, kuko urimo urabona ko hari imyitwarire y'abapasiteri benshi cyane bagiye batandukanye bagiye banafungwa bagahamwa n'ibyaha, harimo nk'abo ngabo ba Apotre Yongwe, uramuzi ukuntu byaje kugenda, uramuzi inkubiri ba mu madini muri za ADPR ukuntu bihora bimeze, bakubitana RGB za igafunga ikagira gute, urabona kwa Gitwaza muri Zion Temple ukuntu aba bishop baho birwa bamukoroga baregana bagira gute bashinjanya ibintu bya utamenye ibyo ari byo. Urabona muri kiliziya, urabona abapadiri benshi cyane barimo bafungwa, basambanyije abana b'abakobwa, basambanyije abandi b'abahungu, basambanyije abo bashinzwe gushumba cyangwa se abo baragiye. No kuvuga ngo mu by'ukuri urabona ko harimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo imyitwarire ubona idahwitse y'abo bantu bose muri rusange. Rero kuri Bishop Jean Bosco wa Zelafat Church, iyo urebye neza ibyaha arimo ashinjwa ubona ko ari ibyaha bisa nk'ibikomeye kandi leta yahogurukiye cyane, kuko nimba hajemo ikintu cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Mbere na mbere ni pasiteri, ubundi agera ku rwego rwo kuriganya umuntu kugira ngo agire icyo amuhereza. Byagenze gute? Bigenda gute kugira ngo umupasiteri cyangwa se umupadiri ariganye umukristo ashinzwe gushumba? Ubundi si umuco wakagombye kubaho, kuko n'ubundi byange bikunde baratura. Pasiteri afite komite y'abanyedini, sibyo, ry'itorero rye. Yego. We n'umugore we, nimba rero bageze aho bashobora kwesikoruka umuntu bakamubwira ati duhereze ibi ngibi natwe tugusengere, bisa nk'aho amasengesho asigaye agurwa. Yego. Bisa nk'aho amasengesho muri kino gihe asigaye agurwa, kandi byakagombye kuba ari ikintu, ari imigenzo mbonezamana igafatana n'imigenzo mbonezabupfura. Noneho kubera ko uri bishop, kubera ko wowe uri padiri, kubera ko wowe uri musenyeri, kubera ko wowe uri uweguriye Imana, uganira n'Imana inshuro nyinshi, wakagombye kuba ahubwo ufitiye impuhwe n'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange ukoreramo, kugira ngo abantu barusheho kuba beza aho kugira ngo barusheho kuba babi. Ariko nimba utangiye kwaka amafaranga kugira ngo umuntu musengere, bivuze ngo umuntu utazabona amafaranga, umuntu utazaba afite umurima, utazaba afite inzu, ubwo ntago bazamusengera, ubwo bazagumana ibyaha. Bivuze ngo rero bano bapasiteri bacu n'abantu biyeguriye Imana bashobora kuba mu by'ukuri batarimo mu mujyo umwe n'uwo Kristo cyangwa se Yezu yaje avugaho. Ntabwo yaje kubeza gusa, ahubwo yaje no kuri abo babi. Birasa nkaho bigaragara ko abapasiteri n'abiyeguriye Imana muri kino gihe aza nawe akavuga ngo ntukicare mu nteko y'abakobanyi, kandi mu by'ukuri ahubwo niho yakagombye kuba atumwa. Ntabwo yakagombye kuba atumwa kuri Inosa ngewe mwiza w'umunyetorero asanzwe ufite imyitwarire myiza. Yakagombye kuba atumwa muri babandi bazwi b'abasambanyi, yakagombye kuba atumwa muri babandi b'ibisambo, babandi bafite bavuga amateshwa, abo nibo yakagombye kuba atumwaho. Benshi muri bo rero hari n'igihe usanga ari abakene. Turimo turumvikana. Nimba rero habonetse ko abantu basigaye baka amafaranga, navuga ko ari ruswa kugira ngo umuntu bamusengere, indurugesiya ni kubundi babyita, sibyo? No kuvuga ngo wowe nimba nta kintu ufite, ubwo ntago bazagusengera. Yego. Ese koko iyo ni imyitwarire y'umushumba uragiye intama? Umushumba azareba intama nziza aba ariyo yitaho kurenza intama mbi, cyangwa se ya ntama itishoboye, cyangwa ahubwo azafata ukuboko azafira ku rutugu ya ntama yakomeretse, ya ntama ifite ibikomere, ya ntama mu by'ukuri navuga ifite imbaraga nkeya kugira ngo ayigeze kure. Nimba rero abihaye Imana, abiyeguriye Imana batarimo bajya muri uwo mujyo wo kongera kugaruka ngo bafashe abantu b'abanyantege nkeya kugira imbaraga nyinshi, babashyiremo Esprit Saint cyangwa se Roho Mutagatifu, Umwuka Wera,
ntabwo ibyo bintu bizakunda. Ni nayo mpamvu urimo mubona wa mugani depression zirihuta cyane, zimaze kuba nyinshi cyane, abantu aho kugira ngo bakirire mu nsengero ahubwo barimo barahagirira ibibazo. Abantu barasigaye bajya gusenga aho kugira ngo ajye kumva iryo jambo ry'Imana, kuko azi ko pastor ugiye kumubwira ijambo ry'Imana amusambanye cyangwa se birirwa basangira amayoga bagira gute, arajya kubimubwira ariko avuga ati uriya muntu ndagiye kugira ngo abone ko urusengero rwuzuye, ariko baziranye ku bibi. Yego. Icyo gihe rero nta hantu turimo tujya. Niyo mpamvu urasanga umukobwa cyangwa se umusore aragenda haravuga ati oh pastor runaka reba ukuntu afite beautiful face. Yes. Yego. Ameze neza pe, ati reba iyo look. Kugira ngo ntabwo arimo bumva aya magambo pastor aza kumbwira, ni ari kwirebera, arimo arirebera ibintu biri physique, ibintu bya roho byo nta kintu kibirebamo. Impamvu atabirebamo ni ukubera ko umuntu urimo umubimubwira atari umuntu wa nyawe wo kumubwira ibyerekeranye n'umwuka, ahubwo ari umuntu wa nyawe wo kumubwira ibintu byerekeranye n'umubiri. Ni nayo mpamvu rero urimo ubona ko barimo bubahukwa mu buryo bufatika. Icyaha cya kabiri ashinjwa nabonye ni icyaha cyerekeranye no gukwirakwiza amafoto n'amashusho y'urukozasoni. Ubundi mu by'ukuri abiyeguriye Imana cyangwa se abashumba bakagombye kugira amabanga yabo bashumbye. Yego. Ntabwo bakagombye kuba ari mu bantu bashobora gushyira hanze ibyo babwiwe, kuko ni hahandi umupadiri bazaza kumubwira ngo umuntu azajya kwicuza ibyaha bye, amubwira ibyaha bye narangiza ajye kubibwira abandi. Icyo gihe ntabwo uzaba uri padiri muzima, ntabwo uzaba uri pasiteri muzima, sibyo? Yego. Abigegura Imana bagomba gutangira kugira ibanga, kabone n'ubwo yapfira. Ngiye byambabaje kubona arimo avuga ko ngo muri telefone ye RIB yafashe ngo harimo ibimenyetso bimushinjura. Arashaka koko kujya kubikura amafoto n'amashusho yabo yarayoboye bamwoherereje ubwambure bwabo, kubera ko yashaka kubakiza icyaha cy'ubusambanyi cyangwa se bikinisha. Bamwoherezaga ayo mafoto, wenda avuga ati ndwaye kanseri y'ibere, wenda akamwoherereza akamufotora akamwoherereza ibere rye. Ibyo n'abaganga ni ibintu bisanzwe. N'umuganga ntabwo wajya kwivuza ibere ngo areke kurikoraho kuko ari iki ararikoraho, si byose. Ariko ntabwo azajya kurifotora ngo ajye kuryereka hanze. Icyo rero nicyo abashumba nabonye na mugayiye. Ntabwo yakagombye no kujya kwiregura muri ibyo byaha byo kuvanga amashusho, yakagombye kuvuga ngo ibyo ngibyo ntabwo nabikoze. Ariko kujya kwiregura ngo amashusho ngo harimo nanjye ibintu bizanshinjura by'amashusho, ntabwo ari ibintu byiza mu by'ukuri. Ibyo rero biragaragaza ko ari uguteshuka kwa nyako. Ntabwo rero wenda namushinja ko ibyo byose ari byo, kuko baracyabimukurikiranyeho, ariko ni imyitwarire mu by'ukuri idahwitse irimo igaragara. Noneho bikagaragazwa ko bano bantu abapasiteri babona biheguriye Imana bose leta yabahagurukiye, insengero irimo irazisenya, irimo irahagarika insengero n'amakiriziya menshi. Impamvu bihagarika ibyo ngibyo nuko ko yamaze kubona ko bano bapasiteri bano biyeguriye Imana hafi ya bose barimo barakoresha escroquage, kwesikoroka abantu kugira ngo bagire ikintu babavanamo, babone ukuntu barya gusa. Kandi burya erega burya wakoze n'ijambo ry'Imana rirabivuga, burya imirimo yawe shimwe n'Uwiteka. Nta kintu na kimwe kibura iwawe. Yego. Ibyo kurya urabibona, ibyo kunywa urabibona. Noneho nka pasiteri we baba bafite n'abagore babo, yakagombye kuba afite umugore mwiza kamema, sibyo? Yego. Nukuvuga ngo rero n'ubundi ahubwo bo bakore bashaka gushimisha Imana, imirimo yabo ishimwe n'Uwiteka, ubundi ibindi byose bazabihabwa. Noneho bo rero barashaka kugira ngo babanze bakame izo baragiye, kugira ngo bagire gute, baze kubaka kugura amamodoka meza, kubaka ama etage, kugira gute. Ntabwo rero iyo ari imyitwarire ya gishumba rwose pe. Ndi umukristo usanzwe cyangwa se umurayiki usanzwe, ariko iyo myitwarire nk'iyo ngiyo mbona atari ikintu cyanyacyo cyo gukuza. Ahubwo leta inabigomezemo, ahubwo isenye n'izindi senyero nyinshi izisenye pe. None se tukiri aho ngaho kuri uwo muvugabutumwa bagenda bashinze ibyo bintu bitandukanye, muno mu bigaragara sinzi we nimba nabihakana wenda ko atigeze abikora ibyo bimenyetso, weho ubona mu baturage ubwabo hatarimo ubujiji bwinshi. Gute wizera umuntu ngo agiye kugusengera ubona ibi kandi we atarabibona?
ubona mu baturage hatagiye harimo ikintu cyiganjemo cy'ubujiji mbere yuko leta isenya insengero yabanje ikigisha abaturage bayo bakavana ubujiji bafite kugira ngo umuntu ajya kugusengera kandi icyo agiye kugusengera ngo wowe ubone we ntacyo afite. Wa munyamakuru ushobora kuba utabyumva neza ahubwo nawe ugomba kujya mu mahugurwa. Ati kubera iki? Buriya leta ninde? Leta ni njyewe ni wowe. Yego, leta ni umuturage, sibyo? Ni umuturage. Buriya insengero n'abiyeguriye Imana ni bamwe mu bantu bafasha leta kugira ngo ibe nziza. Leta nayifasha insengero kugira ngo abaturage babeho neza. Yego n'abanyamakuru rero n'abandi nkatwe nabwo dufasha leta nabo bose kugira ngo abantu bige education. Abo bose ni abantu bashinzwe kwigisha. Yego ntabwo ari abantu babyacitse gusa. Yego ntabwo uzavuga ngo uri umuvugabutumwa cyangwa se uri umuhanuzi uzumpanurire gusa nyamara udashaka kunyereka uburyo nakagombye kuva muri cya kindi, sibyo? Yego, nimba ushaka kunyereka inzira rero yo kugira ngo nkivemo urimo uranyigisha. Yego ntabwo rero abaturage bari ntabwo navuga ko abaturage ari injiji, ahubwo abaturage bafite depression, bafite akadepression muri bo. Ako kadepression muri bo rero gashingiye kuki? Ubuzima bukakaye. Yego guhangayika kuri mu miryango. Yego amakimbirane ari mu miryango. Yego ubwo buzima bwose umuturage abayeho bubi nibwo butuma wa muturage avuga ati reka mu rusengero ninjya ndagenda nsanga umuntu ambwire neza anganiriza kuba bafite hari abaturage hano hanze, hari abantu benshi cyane hano hanze bafite ibibazo bakeneye abantu babatega amatwi. Yego ngo babaganirize gusa byonyine. Noneho rero hita wibaza ko wa muntu ugiye kuganiriza wahawe amavuta y'ubushumba, wahawe kuba yaganira n'Imana, kandi Imana bavuga ko ari byose, ifite byose. Umuturage rero ajya hariya ashaka kugira ngo aruhuke, ashaka kugira ngo umutwaro yaratwaye awuture nde uwihaye Imana. Ahubwo abihaye Imana nabo ngabo bose baba pasiteri n'abandi bo ntabwo bari ready kwakira imitwaro yabo bashinze yabo bashumbye. Niho ikibazo giherereye. Naho kuba abantu no kuva na kera na kare abantu bagendaga bakiyereka abahereza bitambo, bakiyereka abiyeguriye Imana. Ubu rero ahubwo abiyeguriye Imana ntabwo bagifite esprit saint, ntabwo bagifite roho mutagatifu wo kugira ngo baruhure aba baje babagana. Yesu niwe wavuze ngo abaremereye mwese nimuze mwese munsange baruhure. Rero bari abantu umusaseridoti ahagarariye Kristo hano ku isi, Kristo tubonesha amaso, uwihaye Imana, umupadiri, pasiteri, bishop ahagarariye Kristo hano ku isi, Kristo tubona. Yego nibo rero bafite ikibazo kuko ntabwo bari ready yo kwakira abantu barushye ngo babaruhure, ahubwo barimo barabarushya kurushaho. Arimo aramurushya kubera ko aramubwira ngo kugira ngo nguhire iki n'iki mpa amafaranga, ahubwo bahindutse abapfumu. Nubundi nibyo njya numva bavuga ngo abapfumu ngo iyo ujyanye ikintu ugomba gutanga igitambo mbere yuko ugihabwa, sibyo? Ntabwo ari ibyo, ahubwo akagombye kuba ngo uno muntu aze gushimira, avuga ati ngiye gushimira Imana ko yankijije binyuze mu mukozi w'Imana. Yego ariko muri kino gihe ahubwo urasanga harimo abantu baza bakesikoroka abandi ati ugenda wirwaze umere gutya na gutya ubundi uze mu rusengero nkukize bigaragare ko nkiza amashitani. Tukiri kuri ibyo ngibyo ngewe hari ikintu mbona. Reba nkuriya muvugabutumwa nawe mu minsi yashize Scovia, uriya munyamakuru Scovia yavuze Rugagi bagashwana cyane, akamubwira ati ngo nataza kumusaba imbabazi ngo bizagenda gutya, bikubitaniraho nuriya ngo no mu rupfu rwa Vava ndumva Vavuradora imbogo byarajemo, sinzi umuntu nimba ntago nzu uriya bavuze ngo yagiye ngamusanga ngamusaba kumukiza, sinzi nawe ngo uwo bita mpano y'Imana ngo mpano y'Imana yakubwiye ibintu nubikurikize ngo ubona ingaruka mbi nyuma yabo. Ubona ubuvuga butumwa ahubwo abantu badakwiye kubuvamo bakisengera bo ku giti cyabo. Ariko n'ubundi ijambo ry'Imana rirabivuga
isengero rya nyaryo ry'Uwiteka ni muri wowe. none ubwo wowe biriya bintu sibyo impamvu tujya mu rusengero mu nsengero n'ahandi nayikubwiye sibyo burya iyo uri wagiye gukina umupira nimba ukunda umupira ndabizi sibyo tureba ubonye mu kibuga uri mu kina umupira wenyine niyo waba uwuzi niyo wafata Messi na Cristiano ukabashyira mu kibuga bonyine ntago byaba biryoshye. Hari ukuntu rero uba wumva ufite imbaraga nkeya ariko waba uri kumwe n'abandi bakagufasha kugira ngo imbaraga zawe ziyongere. Yego turimo turumvikana. Nicyo rero n'amadini ryo kujya mu nsengero zisanzwe bisobanuye. Hari igihe uba wacitse intege ariko wagera hari ugasanga barimo basenga barimo bavuga Imana barimo bagira gute bya bindi byawe ukabyirengagiza ukabyibagirwa ukajya mu mwuka umwe nabo. Yego bityo rero nicyo kintu gihari ariko nubundi ntabwo bivuze ko nimba ugiye mu rusengero ugomba kwirengagiza Kristo uri muri wowe urusengero rwa nyarwo ruri muri wowe. Yego ahubwo abantu byo basobanukirwe nge ntabwo nabwira abantu ngo ntibajye mu rusengero. Mu rusengero barakeneye nkuko dukeneye kujya mu isoko kabone nubwo waba uri umuhinzi uhinga ariko ukeneye kujya guhaha ibindi. Yego nta n'umuntu w'intungane 100% na Yesu ubwe aza kwisikana ari umwana w'Imana yajyaga mu rusengero guterana n'abandi yajyaga kwizihiza isabato. Sibyo ntabwo rero ibyo ngibyo kuba yagiyeyo ntibisobanuye ko erega nawe nimba abifite yagiye hariya aragira ibyina atanga. Aragira ibintu abwiraho abantu avuga ati ariko hano wabikoraga nabi hano bikore gutya kugira ngo dusananirane tubone ko iryo joro abantu baharanira twese tuzarigeramo. Ariko ikibazo ni icyo ngicyo bakuru muri twebwe nibo barimo baragenda batuma abantu baba abapagani bava mu madini bava mu matorero kubera escroquage isigayemo kubera ko bantu basigaye bajya mu madini kubera indonke kubera kugira ngo bakire babe abamiliyoneri ntago bagishaka kwitangira umurimo w'Imana. Ndabibabwiye rero nge sindi umuhanuzi sindi niki ahubwo bikubita gashyi mu by'ukuri bashaka uburyo abantu bose umurimo bahamagariwe Imana yabahamagariye kuko nimba baratowe bawukore neza. Kuri ibyo bintu rero ibintu ngiye mpamvu nashatse ko tuganira kuri ibyo bintu bigiye by'amatorero n'amadini nubwo habonetsemo na kesi yo mu bishop baje gufunga aribwo ejo bazasoma ndumva n'urubanza rwiwe. Hari ibintu byinshi tugenda tubona mu matorero mu madini bitandukanye bitakabonetsemo. Njye ariyo mpamvu mvuga ati abantu nubwo bajya gusenga ni byiza ariko bajye babitekerezaho kabiri aho bagiye gusenga. Umuntu arakubwiye ngo zana 500 turi 500 ngo ejo urabona miliyoni. Ibyo byatangiye ibyo ni bibi ariko ngewe umuntu avuze tuturi 500 tugiye kubaka urusengero ruriza rugezweho kwa ku mujyi wa Kigali nimba urimo wihuta cyane ntago uzagomeza gusengera munsi y'igiti. Mugomba gusengera ahantu hazima. Ibyo 500 nubitura ku bw'umurimo w'Imana nta kibazo kirimo ariko nimba ubituye kugira ngo nawe nimba uri umuturage cyangwa uri umukristo ugatura kwa ko wabwiwe ko nubitura hari ibindi uza kubona byisumbuye ku byo watanze atari imbabazi z'Imana atari impuhwe z'Imana atari kugira ngo umurimo w'Imana ugomeze usakare nawe uri mu buyobe. Hari akantu perezida yigeze kugaragaza ari kuvuga speech avuga ku bintu by'amatorero. Imbere perezida yo kuvuga speech ku ruhande bashyizeho Pastor Gitwaza afite akabase bari guturamo amafaranga ariko babwira ati muzana mutura Imana irabayimigisha umuntu akazana miliyoni murabona miliyoni. Ni bishop wanjye Rugaginosa. Newe ni Rugagi ntago ari Gitwaza. Ni Rugaginosa nyine. Ni Rugagi n'ubundi. Ni Rugagi. Ngareba kiriya kintu aba ari gukora we ntago ababwira ati tugiye gukora even na apotre Yongwe nawe yari nabyazize nabyo byari birimo. Noneho hari akandi kantu mushiremo ubutindi bwanyu mu hariya ari ubwo butinda arajya kubushyingura ubutindi we arabutwara. Ibyo bintu nge ahantu habarimo amayobera. Urumva ikibazo ni cyane. Ikindi kintu gisigaye gihari usanga uri mu rusengero pastor ari kubwiriza YouTube channel z'aba YouTube channel ngo mukore subscribe mu rusengero ati
ubwo ari gusoma Bibiliya yageze ku murongo mwiza ati mufate telefone zanyu atariko dufite n'agacano mukore subscribe ibyo bintu webyo bimeze bite urabibona gute simbirwanya ngewe I'm sorry kabisa nge simbirwanya impamvu ntabirwanya n'ukubera iki yego umurimo w'Imana ugomba ahariho hose Imana niyo yavuze ngo niyo mutansingiza mwebwe niyo mutansenga ibiti n'amabuye byo ibiti byo mwishyamba n'amabuye yo ku musozi azansingiza azansenga yego yaravuze ngo kandi mbatumye mutari mwewe wenyine mugende muri babiri sibyo mujye kwamamaza ijambo ry'Imana none rero niba turi mu isi y'ikoranabuhanga turi mu isi yateye imbere aho abantu benshi basigaye birwana ama smartphone yabo abantu benshi basigaye bafite internet sibyo kuba abantu bavuga ivuga butumwa ryakorerwa kuri televiziyo imwe iri broadcasting ikanakorerwa no kuri televiziyo iza kuri YouTube nta kibazo kibirimo kubera ko yego niho bishobora kugera kuri ubwo butumwa abataje mu rusengero bajya kuri YouTube bazabusangaho na ahantu ijambo ry'Imana rizagira ntirisaze ahubwo abo bakristo abantu bose bafite insengero zabo yego bafite YouTube channel abahubwo abakristo babo birukanka ahubwo bakore subscribe na share na comment birukanka ahubwo kugira ngo umurimo w'Imana ugere no kuri nawe udasenga nawe ni uzabibonera uzabona uvuga iki se nimba utagiye ibyo byose urimo urabivuga kubera ko wabisomye wabivanye kuri YouTube ubwo rero n'abandi badukurikirana bagiye gukora subscribe kuri DTR TV Rwanda aho hantu haraboneka amafaranga kandi nta kibazo kirimo kufata ka telefone kawe washyizemo email yawe ugakanda kuri subscribe byonyine ugakanda like nimba bikuryoheye cyangwa bitakuryoheye ugakora share biragutwara iki ikibazo nuko bifata mu mwanya w'amasengesho turi kwiga ijambo ry'Imana kandi barimo bamamaza ubutumwa bwiza bugomba kwamamara mbere twagendaga n'amaguru tugiye muri gare kuvuga ijambo ry'Imana nge narabikoze sibyo tukajya mu masoko tukajya mu tubari kuvuga ijambo ry'Imana yego none ubu ngubu umusinzi nimba arimo hari utubari twose turimo amateleviziyo kandi ya smart yego baramutse bashyizemo padiri runaka cyangwa pasiteri runaka arimo yigisha ijambo ry'Imana ikibazo kiri hehe baba sinzi ntibashobora kuzavuga ati bigasanga batenya uko inzoga ari umukobanyi yarangiza agahita avuga ati harya kumbi yarangiza akanywa kamwe akitahira ubwo si ijambo ry'Imana nirivuzwe ibyo bintu urabishyigikiye cyane ndabishyigikiye cyane gusa boye kugomeza kubikora nkanakomeje mbivuga boye kubikora mu buryo bw'indonke bw'ubucuruzi gusa bo bakora mu buryo yigisha ijambo ry'Imana abantu bakizwe abantu bave mu byaha nibamara kuva mu byaha yego bajijutse wa muntu arakora subscribe noneho itorero rizabona cyangwa se kiliziya cyangwa se insengero zizabona amafaranga avuye kuri YouTube n'ijambo ry'Imana ryamamara ariko mbere na mbere nibamamaza ijambo ry'Imana ubundi bindi bize nyuma yego ibyo se bira bintu byo kuvuga ngo muza n'ubutindi bwanyu mu bushyire hano byurabivuga ni nka babandi bavuga ngo amafaranga ni amabyi ya shitani wayampa n'ubu ngubu wayampa ayo mabyi yose nanjye akayanzanira hano hafi ya shitani nkagenda nyakoramo nkayafata koko ibyo ngibyo rero ni ibintu bitari byo ntabwo ari ubutindi mu by'ukuri ahubwo wenda nkeka ko ari nacyo yashaka kuvuga wenda ahubwo ni ukuvuga ngo anashaka kuvuga ko ari amafaranga nimba babuza gukora umurimo w'Imana nta kintu amafaranga amaze sibyo nta kintu amafaranga n'ijambo ry'Imana bivuga ngo ayo nyago y'amatindi y'amafaranga mufite shaho mwebwe yego mwebwe muyakoreshe mushakamo inshuti nimba ayo matindi rero n'ayo mabyi wa mugani yababwa bashyire mu gaseke wasanga yenda yarashyiriye imfubyi ziyakeneye wasanga nawe yaraguze imodoka yarakeneye kugira ngo atware ajya kwamamaza ijambo ry'Imana cyangwa se asohokanye umugore we ubwo rero nimba nawe wemera ko amafaranga utunze ari amabyi ya shitani cyangwa se ari ubutindi bwawe nanjye nzanira disi we yenda umukene n'amafaranga rero nta nka yaciye amabere ahubwo kuba baratse ibintu by'indonke biri aho ngaho bya feke ni ikibazo gikomeye cyane ariko by the way tugomba no gukurikirana runo rubanza rw'uyu muvandimwe ejo tuzabagezaho ko byavugiwemo byange bikunde tugomba kuba turi ku rukiko ndasezeranya abantu tugomba kuba turi ku rukiko tubakurikirana live ukuntu bino bintu bimeze abantu barusheho kuba bazima abantu tubabwira ibintu bizima
turi hafi kugana ku musozo w'ibi bintu, hari inkuru zigenda zitandukanye n'ubundi zivugwa mu bintu by'amadini. Amadini yafashe indi ntera, ubusambanyi mu madini, amakorari y'amatorero hakazamo urubyiruko rugakora ubusambanyi. Erega ibyo bintu ariho ndi kuvugira, ugasanga ngo no mu bapadiri byagezemo. Ubu si yo saha nziza yo kuba bareka abapadiri nabo bakajya bishakira abagore. Oya, amahirwe unambajije nyuma ejo sinode yo muri ya Kiliziya Gatolika, ubwo ni inama y'abayobozi ba Kiliziya Gatolika irangiye. Sinode yari irangiye, ariko ntago bishoboka. Bitewe na doctrine za Kiliziya Gatolika, nkeka ko bidashoboka pe. Ntago bishoboka, ndetse no guha ubupadiri abagore ntibishoboka. Ibyo ni ibintu rwose biba bibiri obvious bigaragara. Mwawe nk'umuntu ukurikirana ibintu by'amatorero cyane, ubundi nko muri Kiliziya niyihe mpamvu ubona ngo batemera ko bashaka abagore? Reka ibyo tuzabikoremo indi topic, tuzabivuge ikindi gihe mu bimbaze neza, nabyo nzabigusubiza. Ariko icyo warumbajije, kuba abapadiri bakwishora mu busambanyi ntabwo ari Kiliziya yishoye mu busambanyi. Kuba umukristo yagenda agasambana ntabwo ari ukubera ari itorero cyangwa Kiliziya isambanye, yego, ahubwo ni ba banyantege nkeya, abihaye Imana n'abiyeguriye Imana n'abashumba batumwaho. Yego. Ntabwo rero igihe icyo ari cyo cyose nta na rimwe muzabona urusengero ruri perfect, rudafitemo abanyabyaha. Ahubwo ba banyabyaha twebwe twakijijwe, ni twebwe tubafasha kugira ngo bave mu byaha bajijuke, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Igisigaye ikibura ni kimwe cyonyine, ahubwo ni ukubera ko n'abitwa abo ngabo bakijijwe bose, ahubwo ubona ko bashobora kuba abenshi barakijijwe ku munwa, ariko ibikorwa biri inyuma y'amarido bakiri kwa kundi. Igihe kirageze rero kugira ngo abantu bakizwe bya nyabyo, abantu bakishinzwe kubwira abandi bababwire mu buryo bwiza. Aho ngaho niho, kandi icyo gihe nikigera niho tuzabona abantu bitwara neza, urubyiruko rutarimo rwishora mu buyobe butandukanye by'amayoga menshi yarengeje urugero, n'ibiyobyabwenge birengeje urugero, na depression yo kumva ko ibintu bitameze. Tuzabona ingo nziza, tuzagira gute? Ibyo amatorero ni hariya n'amadini, ni mwebwe mutumwa, ubundi leta nayo ikamera neza. Yego. Murakoze ku byo mutugejejeho bitandukanye, turabashimiye cyane. Murakoze cyane namwe, kandi ejo tuzagerageza tubakurikiranira ibiganiro ku rukiko, tumenye ati se bundi biteye gute bya bishop, ibintu byo mu madini bimeze bite. Ejo turabagezaho ikindi kiganiro cy'ibyo bintu byo ku rukiko, tuzaba turi ku rukiko neza, bazabibona live neza cyane. Mwakoze kubana natwe.